ndagira ngo sabe umuhanzi witwa Bulldog niba ari hafi Bulldog aze muri ijambo rigufi rwose nk'umuntu wabanye na Jepoli agire icyo avuga muri uyu mwanya wo kumwerekeza. Ni umuvandimwe barabanye igihe kinini. Murakoze. Nitwa Ndayishimiye Bertrand, niyo mazina yanjye ababyeyi banyise. Iry'akazi ni Bulldog. Jepoli rero njyewe sinzi ko navuga ibintu byinshi cyane, kuko ibyo ntamubwiye wenda akiri mu buzima sinabivuga wenda aka kanya. Twagendanye urugendo rw'ubuzima njyewe nawe, yari nta nubwo bwari ubushuti gusa, byari bimeze twari nk'abavandimwe. Twari turyama mu nzu nta kintu dufite cyo kurya, dufite nk'amafaranga nk'igihumbi gusa, tukavuga ati ariko tuzabikora tubone amafaranga. Twavukiye mu miryango idakize, yari imiryango iri aho ngaho, ibintu bya hafi aho ngaho. Tukavuga ati ariko tuzabikora, tugasunikana. Nanjye agahinda ntabwo kashira aka kanya, ntabwo bishoboka, kubera ko gufata umuvandimwe, umuntu mwaryamye ku buriri bumwe, mwasangiye ibyo mwari mufite ubusa, ukabona umushyize mu itaka, ni agahinda gakomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri cyahawereho cyose kizasugongera ku rupfu, cyose kizasubira ku mwami wabo. Njyewe ndi umugaragu w'umwami, kandi nawe ari umugaragu w'umwami. Buriya uzumva indirimbo ze, ntabwo wakumva indirimbo ze zirenze 3 utarumva avugamo ngo Imana yamfashije ibi, yankize hariya, yankoreye ibi cyangwa biriya. Niko twahoze tumeze, kubera ko niko twakuze. Icyiza nuko twagize base nziza, yagize ababyeyi nkamwe mwamureze, yarezwe neza. Poli ntabwo yarezwe nabi. N'ibyo asize naho bamushyize ntabwo ndabyumva, kuko sinanabyemera. Nzanabihagarara kugeza ku munsi uzongera gusubira ku muremyi nanjye. Nubusa ni ibintu by'ubugoryi, ni ibintu by'ubufu. So icyo navuga rero njyewe aka kanya, ntabwo ndi bujye kuvuga ibintu byinshi cyane. Kabaka yari afite abakobwa 2 beza cyane. Kihebe none ukuntu ari umuntu utangaje, nta mugore wamubeshya ngo amuvangire, never. Abana be baba basa nkawe, ntabwo baba batandukanye nawe. Nicyo cyiza yari afite, ubwo ni ubugenge cyangwa n'Imana yari yaramuhereje. Twese uko turi aha ngaha, Fifi ntabwo hamagara Fifi ni Rere Afsa, umugore wabyaranye umukobwa bita Crystal, umukobwa mwiza cyane. Haba Shadifa wabyaye Chloe, kuko Kabaka ari King Solomon, Imana yamwemeraga kugera n'abarenze 1 cyangwa 2. Ibyo ngibyo niko bimeze. Mwese muzatekereze kuri bari abana ba Kabaka, kuko yabahaye ubuzima neza cyane. Kabaka afataga abana be neza cyane, yabagaburiraga neza, yabambikaga neza, yabakoreraga imisatsi yabo neza cyane. Twese uko turi aha ngaha, njyewe Afsa nampamagara akambwira ati Bertrand, hari icyo nshaka, byagenze gutya na gutya, mu bushobozi buke bwanjye mfite nzagerageza kumwumva. My very good sister Shadifa nampamagara, nahoze mbwira Shadifa, mubwira abantu bakabaka ugomba kubahuza bari abakobwa 2, bakajya bamenyana, bagakundana, mukabumvisha imiziki yase, mukabamwereka ama interview yakoze, mukabereka ibitaramo yakoze by'agatangaza, kugira ngo nabo bazakorane iyo greatness yase. Ubwo icyo gitangaza se yari babimenye, abo bantu batangaje, muko se nawe yari umuntu utangaje. Namwigiyeho byinshi,
njye nawe nitwe twakoze itsinda ryitwa Tough Gang kandi nzakomeza biharanire ibyo twashwaniye dupfa twaya dushwana kubera ko abavandimwe niko bigenda nayo mubabarire nkimenya amateka Imana imubabarire nayo iyo yaba ari icyo yakoze cyayishimishije Adonai Yehova Oduwa umuremyi wacu azabimubabarireho tuzongere guhura twese twishima tujya heza kuko niyo nzira ya muntu twese nuko nko bizagenda murakoze cyane Paul ugasiga Bulldog ntabwo waba uri kuvuga Paul by'ukuri hano hari abaraperi benshi cyane babanye usibye na Bulldog hari n'abandi nigeze kubona wenda bo kubera ko bagize akanya bakaza bakinjira ahangaha ubwo baraza no gushaka akanya badushyireho imirongo wa mugani wabo ari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara ariko hari n'igihe urupfu ushobora kurubyazamo ibyishimo cyane cyane iyo ubonye imbaga nk'iyi iherekeje umuvandimwe wawe wavuga uti biramaze arapfuye aragiye ariko nibura asize abakunzi abari mu nzira mwabibonye twabonye ko ibyo ari byo byose atabanye n'abantu nabi Pasiteri Kari yabivuze yahaye igihugu ibyishimo yahaye urubyiruko ibyishimo ni nayo mpamvu twifuza ko nta muntu uri butere amahane kuri uyu munsi wo kumuherekeza reka dusabe uwera Jean Maurice si asabye umwanya muto hari umubyeyi ntabwo ari hano ariko yifuje gutanga ubuhamya gato kandi mu kanya turakora umuhango watuzanye cyane cyane ko tutagomba no gutinda aha nabyo ni ibintu by'agaciro mu rwego rwo kwirinda cya cyorezo turi guhangana nacyo muri iyi minsi no reka Maurice hello ufite umunota umwe hari abantu benshi bagukurikiye turimo gushyingura Poli umwanya ni uwawe hello wenda ndabona bukuru akivuga wenda bashimiye cyane ku wenda kumva we bonsoir murakoze cyane ndabashimiye ndatangira mvuga ngo ijambo ry'Imana yes ndakumva ayo ni amajwi ari kukugarukira wowe vuga ntugire ikibazo muri Yohani ibice 5 umurongo wa 28 kugeza kuri 29 hatubwira yuko hazabaho umuzuko w'abapfuye bose natwishime Joshua nari narahimbye akazina ka Kuri kubera ko nifuza ko umwana wanjye azakura yerekana ko yahawe uburere azazuka ni ibyiringiro biva ku Mana yandikishije muri Bibiliya biraduhoza amarira igihe cyose duhuye n'akaga nk'ako ngako ndabashimiye ndabakunda cyane mwese kuko twese turi abanyarwanda mwakoze gutabara umuvandimwe wanyu kandi nshimiye Bulldog uvuze ko azajya ashobora kuba yafasha Crystal na Kuri mwese Imana Yehova ibaho umugisha murakoze arakoze ni ubutumwa bw'umubyeyi aduhaye mama wa Poli ntabwo ari hano ari hanze
ariko dufite na nyina wabo ari nawe mukuru, umubyeyi wacu twese, ariko si we duha ijambo uyu mwanya. Turaza gukomeza mu kanya gatoya, ariko weramba hafi mubwire mbanze Sharifa, mbanze ndagira ngo babana Bulldog yaratubwiye ababyeyi babo bazane hano, babana bariya bana ba nyakwigendera uyu munsi duherekeje, ari we Tuyishime Joshua. Ndasaba abana be ko bahaguruka, muze hano mama, muze hano. Harimo n'abatari babazi. Ndagira ngo nabangaba twabishimira, naba umuvandimwe Asize. Mukanya twari turi kuganira n'abantu baravuga ati ariko nubwo nyakwigendera agiye ari muto, ariko dushimye ko asize imbuto. Burya kugenda uri umusiribateri cyangwa nta kintu usize uzibukirwaho, cyaba ari ikintu kibi cyane. Uzimiye, sinzi umuntu yunganiye umuntu abazimiye. Ariko hamwe n'aba bana beza, manura gutya sha bakurebe, nawe manura sha. Urabona abana, urabona abana atarabo kwishima. Yenda mukuna Jepoli man. Arancitse aragiye yarandezeye. Yarafashe muri kuma kwa superstar. Season 6. Ndagira ngo aba bana Bulldog ubutumwa tanze, aba bana ba Jepoli tubibuke, tubafashe, tubabe hafi, tubabungabunge. Ndagira ngo mbabwire burya umuhanzi ni nk'umuhanuzi. Umuhanzi ntapfa. Hari ibihangano bye byahanzwe yasize n'uyu munsi biri gukora. Ndagira ngo nkuko Uwera Jean Maurice ari we ucunga, usigaye nk'umuryango acunga inyungu zabo, azadufasha ibihangano bya se uyu mwana aho biri hose, azabikusanye bizabarere kugeza barangije kaminuza, bose bashatse abagabo. Urabona ko ari abakobwa kandi bazashyingirwa kandi bazatungwa n'ibihangano bya se. Imyaka 33 yakoze, aba bana bizabafasha. Ubutumwa twatangaga rero, twagira ngo n'umuntu uzaho biri hose ibyo bihangano abitwegereze hafi. N'ufite gahunda yo kubicuruza mu buryo butemewe, ababiretse tutazabona urubyiruko asize rushonje tukabyibagirwa, kuko ubu twebwe turaza tugashyingura, twamara gushyingura tukagenda tukabyibagirwa na ya marira twaririye mu nzira, twaririye mu muhanda. Kandi ni byiza tugaragaze emotion zacu, ariko tubyibagiwe twaba twibagiwe aba bana. Ntabwo twaba twibagiwe Jepoli, ahubwo twaba twibagiwe izi mbuto ze, twaba twibagiwe n'abari abafasha be. Aba bana ntibarashobora kuvuga. Ndagira ngo tubasabe bicare. Ndagira ngo bicare, ariko ndasaba uriya mama uyu nini Fifi aze, ndashaka kumuha umunota umwe wo kuvuga. Nta muntu ufite sanitizer hafi?